ko gukina ni byiza kabisa. Gusa nyine yari afite inyota yabyo tu reka binamuhire ni mu gihe yarakoze yaragerageje cyakora ngiye mfite amatsiko yo kureba umuntu wibatse gutya. Nta kintu yari afite nyine icyo gihe tumubura nibwo yaragisoza ishuri urebye ese ashaka umugore urumva iyo ushatse umugore ukiri hasi biba bigoranye cyane hanyuma turakubitana nyine mu akazi araza arankorera mbonye ko wenda amafaranga ngira amuhembaga ukurikije n'ibyo nkora ntabwo nta hantu yagombaga kumugeza. Cyakora buri so respect kabisa. Wowe icyo mukundira ni iki? Wowe ujye ukomeza uzamura abantu bakiri hasi mani, hari igihe agera ku rwego nkuru we warakennye mani akakuzamura nawe akagenda kwishyura. Nibyo urabona nkatwe sibyo zira business dukora ari ibintu birangira zigiye hasi ugasanga nyine abantu bagiye utera inkunga hirya no hino ku ruhande nibo bongeye kuzamura kongera nawe ukabasha kwiyunga nabo tu. Okay. Gusa nyine ibi bintu ni byiza. Byiza cyane kabisa. Nanjye biranshimishije kubona erega bineshema kumva ngo inshuti yanjye ifite umuntu yazamuye. Nanjye mba numva mani nshaka kuzazamura umuntu wenda nanjye kameshema hanze no mu buzima bwo hanze. Uzagerageza ukabisuka ubikore bikunze kandi ubikore cyane. Gusa akazi nkora ko n'indyango rye mwana sinzi ko amafaranga njye napfa kuyareka. Byose bisaba guheba mwana. Bisaba guheba erega. Nk'ubu nguyu nubwo wenda wavuga ngo ninjye wamuzamuye ariko si njyewe. Nese niba njye namuje n'umuntu umuhakaze ahembwa neza. Kuko ibintu yize nibyo yari ari kunkorera nabonye ntabwo byahura. Kandi mbona amafaranga ndi kumereza ni makeya kandi afite umuryango. Utamvuga ni uko bisa kose mushakira undi mukire mugenzi wanjye nyine ariko wowe ufite kampani ikomeye aranje yatamo akazi yamubera manager urumva aba manager bagahembwa amafaranga menshi. Niko rero guhita akora ibi bintu ubona ko ewana cyakora n'ibyo agaciro muri iyi minsi kugira ngo urangize kwiga uhita ubona. So Kubera cyane. Kukuyo. Amakuru yari meza da. Sha ugeze ahangaha. Nahageze. Komera. Komera cyane. Kariho kabisa. Ariko se uyu mwana yabicaje hanze kubera iki? Oya ahangaha niho heza hari n'akayaga urabona ko nyine. Komera. Hano ibintu bimeze fresh nari wase. Yabicaje hanze. Ni kariho mu nzu mwaza mu nzu. Oya ahangaha urumva hari akayaga niko twaturutse. Urebye guhera mu gitondo umuntu aba yagiye. Urumva hano ariho heza nta kibazo. Icare tuganira ubu. Komera rero. Komera cyane. Nanjye ndaho. Ndabona umeze neza kabisa. Meze neza. Nawe ariko ndabona nta kibazo ufite kabisa. Nta kibazo ufite. None se ikibazo. Ahantu niho waje guhita ugura se? Ntahangaha burya narahakubwiraga ntubyumve neza ariko urabona ko nta n'amayobera ahari kabisa. James ntiwabaye gutya. Ayo ni umushuti wanjye w'umunyamakuru. Oya uretse gato. Unzi hewe kandi. Uretse James ni wowe twakuranye. Ntabwo njye byumva. Biso ibintu wambwiraga ahubwo siko numva wajya kumuraza muzeye. Ye ntabwo muzi. Oya uretse gato James. Ni wowe waturutse muri Ndongoshori nzi cyangwa ni impanga yawe?
n'umugore rimwe na rimwe bishobora gukurura nanone gutuma wongera gusubira hehe muri bwa buzima bwa kera ukongera ukajya guteretana n'abandi bakobwa. Inama njye nakugira dore ngiyi rero James, urabona njye sindatunga urugo ariko rimwe na rimwe ku ningo ziba zubatse ndabizi na mushiki wanjye afite umugabo ariko nyine ukuntu baba babanye byose ndabizi, sibyo? Ikintu nakugiraho inama rwose, dore muri iyi minsi ndi inaha ntabwo nenda kujya Dubai vuba ariko wagerageza ukajya kureba umugore mukabiganiraho. Buriya wenda kuba ari ubwa mbere yaragiye akaba yaraninangiye akanga kugaruka ategereje ko uzajyayo wenda ukamureba. Ariko se Wilson ngaho uri umuntu w'umugabo mugenzi wanjye nzajya kumuzana mvuga ngo iki ngo umugore yabuze icyo kurya ngo umugore mvuga ngo iki. James reka ngugire inama, kuva yagenda na telefone sindamuhamagara nawe ntarampamagara nuko bimeze. urumva ibyanyu bigoye ahubwo kakubwira gashya. Hari icyo natekerezaga, hari gasista dukorana hari agukazi numva byibuze kamusimbura ugashaka umugore wa kabiri none. James ntabwo umugore wawe nzi mwakundanaga kuri rwa rwego, ntabwo nkeka ko ari wowe wahita usimbuza none nkora iki? Ikintu kizima rero wowe ngira inama, iyo ngira ndafatiye ikintu ngiye kukugiraho inama. Urabona harya umugore wawe iwabo ni hagane sha hiryo mu karere ka sindacyanahibuka Kakire iyo hirya epfo umanutse epfo mu cyaro. Okay, reka rero nkugire inama ya hafi. Washaka ikesi imwe cyangwa ebyiri zirabaye, ugashaka nibura abasaza babiri nawe wa gatatu. Nanjye nibonera ndahari nzaguherekeza, mfite imodoka, tuzafata imodoka ikozeyo tugenda tugusabira imbabazi cy'umugore no gushaka undi mugore none. Bura ntabwo byabura pe kuko buriya ega umugore hari byinshi baba badufatiye runini. Ubu nkanjye urugero sindashaka umugore sibyo, ariko nanjye yo ndugukata mwakira kizungeye nyine ndyama nkabyuka nkisanga nje n'umuhungu wanjye biza abahungu gusa n'ubundi ntabwo twabura kubibirana. Ahubwo ziko kubera stress z'akazi n'umugore byivanze ntabwo byabura. Siyajya mu kazi nkayirwa nsinzira gukora ntabwo byabura kwivanga. Gusa ikintu nakugira inama vuba ugomba gukora bwangu ni ukujya gucyura umugore kuko ako ngako mukorana kari kuza kagukakoresha yareshya. Ejo wamutera inda sibyo ugasanga nawe wese akubera hibamba ukamuzana mu rugo rwawe akakwangira abana ejo agatangira kugusuzugura wajya hejuru. Kibi bintu wabikoze biko nyine ngo ndayifatira umwanzuro nzakubwira. Nabo rero burakaraga bungu nako nakiyo ngiwacu ese ko kaheze hari ahirya kabanza kagize mu buzukuru kura mama kakaguma yagize mu bana nawe abona ko nyine wenda ajya burangwa kusiga kora iki asigara umunyamakuru uramuntu n'umushitwanye twarahuye nyine gutyo na MV Dubai duhura ku kibuga cy'indege byankoresha interview mbona n'umushitwanye umani nimero y'umuhamagare mubwira yagaruke hano tukenye kuganira yaheze baza andika zero karindwi. Jennifer, kame mama. Enda mubaze. Umerukira ko twari kuganira hano akubwira ibintu byo kukubwira ubitekerezeho waje gufata uwo mwanzuro. Rero mama je rwose natekereje mbona byaba byiza kubera ko mbona nanjye nkumbuye abana kandi nkabona umugabo adashaka ko nitaba nawe navuze ko nahamagara wa muntu akashakira amakuru y'abana.
naho James ubwo rero ariko rero nawe muribuse kandi wa muhungu azabafungurire murebe rwose ko gutera imbere k'umuntu ari mu masegonda gutera imbere buriya abantu batambuka cyakora ndumiwe pe buriya nawe ni ukugira hariya mu cyaro ujye umbwira azanjyana nkagusura nzakubwira mani nzakubwira nayo sha